ubufaransa n'ibyo bakoresha doko muri sayansi yitwa Hermes ni ugusobanura inyandiko y'undi muntu utanditse. yego Hari ibintu byinshi bigomba kugira ngo utamuvugira ibyo atavuze. sesa ari nacyo kibazo nkeka ko hari amatorero menshi afite ikibazo yuko batagwiza bigisha benshi kubera ko n'abashumba babo nabo bari bakeneye kubanza kwiga cyangwa kwigishwa. Ibyo ni ukuri. Noneho Yesu yaravuze ngo abantu bagomba kubanza donc umuntu arakizwa akabatizwa akigishwa akajya yabona nawe kuba umwigisha w'abandi. Ariko usanga kuri iki gihe umuntu ava mu mazi agahita agahita ashaka kuba umwigisha kandi atarigishwa. Ugasanga umwana urera abandi bana. Yego. Cyangwa se wenda nkabije n'impumyi. Yego. Iyo kintu umuntu agomba kwirinda ni malhonnêteté biblique. Umuntu agafata Bibiliya akayisobanuza ibyo ashaka. Imyumvire ye kwa inspiration ye cyangwa se akaba ashaka cyangwa agakuramo nk'akarongo kamwe mu byanditswe byinshi akaba ariko afataho nka objectif y'icyigisho ashaka akayihindura theology. Yego. Icyo gihe rero ibintu biba byapfuye. Ako kantu kamwe bavanamo niyo mvugo bandika muri theology ngo ni prétexte. Donc un texte hors son contexte est un prétexte. Vous pouvez répéter ça? Un texte hors son contexte est un prétexte. Mufite iyihe mpamyabumenyi niko bavuga cyangwa impamyabushobozi mu bya teologiya? Mu bya teologiya mfite impamyabushobozi ya doctorat. Okay. Nkaba narakoze spécialisation muri science des églises. Navuze ko Imana yajyaga mukiri wenda muri Afurika munazenguruka muri amashuri mwatubwiye ko mwajyaga mwumva ubutumwa buvuga ko abanyarwanda bazahaguruka bakajya kuvuga ubutumwa mu mahanga. Rebana n'ubu nyine turi mu mahanga, turi i Buruseli, turi kuvuga ikinyarwanda, turi abanyarwanda, muyoboye amatorero akomeye n'abandi bapasiteri tugenda duhura n'abari baraha muri cya gitaramo kimaze kubera habitabiriye iminsi mikuru yanyu. Ese iyo mwitegereje mubona ububyutse cyangwa se imirimo Imana ajyaga ivuga icyo gihe izakoresha abanyarwanda, ese mubona byaragezweho? Ntabwo byari byagerwaho. Harimo imbogamizi nyinshi. Yego. Kuko mbere yo kugira ngo ujye kubwira n'abandi nawe ubwawe urinde. Iyo mubona inkundura y'amatorero nyine yabaye menshi pe. Bona abantu baje agatorero hariya agatorero hari. Ese mukibona nk'ikimenyetso cy'ububyutse? Oya. Yego nibyo bita pluralisme mu mvugo zacu. Ariko ubusanzwe ese gusengera ibyo kurya n'ibyo bintu gusa byari bikwiye kutujyana imbere y'Imana gusenga? Navuga ngo sibyo ariko ni icyifuzo gikomeye. Twongeye kubaha ikaze inshuti mudahwema gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri channel ya Evangeliser Monde. Mwese Imana ibaho umugisha aho muherereye, abadahwema nyine gukurikira ibiganiro byacu. By'umwihariko turabashimiye mwese abakoze subscribe cyangwa se abiyabonesheje biyandikishije kuri channel ya Evangeliser Monde kugira ngo nyine uko dushyizeho ibiganiro bajye babibona mu bya mbere. Imana ibahe umugisha. Uyu mwanya cyangwa se uyu munsi twanyarukiye mu Bubiligi ahari ibikorwa navuga ko bitari byoroshye nk'uko muzagenda mubibona mu mashusho yacu. Rero turi kumwe n'umushumba tugiye kumubaza bimwe mu bibazo twibaza kandi namwe mushobora kuba mwibaza, ubundi nyine dukomeze tuganira kuko niwo murimo wacu nyine wa Evangeliser Monde, kwegera abakozi b'Imana maze
tukaganira nabo tukababaza ibitandukanye byo mu murimo w'Imana, cyane cyane noneho hano nyine ku mugabane w'i Burayi, nk'uko wenda hari ababa bafite amatsiko yo kumenya ngo ese ubundi umurimo w'Imana mu gihugu cyangwa se mu bihugu bya hakurya y'amazi magari nk'uko bakunda kubivuga, ese ubundi umurimo w'Imana uba uhagaze ute? Njye rero tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Felix Harerimana, ubu rero Evangelise Le Monde tukaba turi mu Bubiligi mu mujyi wa Bruxelles. Reka rero dutangire dusuhuza uyu mukozi w'Imana maze tugende tuganira ikiganiro nkeka ko nimugikurikira muzabasha gukuramo ibishobora gufasha ubugingo bwanyu. Muraho neza cyane pasiteri, kandi mwiriwe? Mwiriwe neza. Yego. Pasiteri, twagira ngo tubasabe mubanze mutwibwire kugira ngo n'abadukurikiye bamenye ngo mbese ninde tugiye kuganira kuri Evangelise Le Monde. Ni Pasiteri Aphrodise Habarurema. Yego. Ndi umuyobozi w'itorero ryitwa Mission Internationale du Plein Evangile. Plein Evangile. Du Plein Evangile. Wow. Ni itorero riri hano mu gihugu cy'Ububiligi i Bruxelles, mu mujyi hagati. Yego. Nk'uko wabyumvise rero kandi twabivuze, ni itorero uyu munsi ryijije imyaka 25 mutangiye kubwiriza ubutumwa hano mu gihugu. Imyaka 25 mutangiye gukora umurimo w'Imana hano i Burayi. Hano i Burayi. I Bruxelles. I Bruxelles nitwe turi mu nitwe twawutangiye imbere y'abandi yuko abanyarwanda batangiza itorero. Wow. Ariko ubu tubona twarumviswe kuko twasenze Imana, nta baririmbyi bari bahari, nta myidagaduro nk'iyi, ariko ubu ngubu dusigaye tubona abahanzi bava hirya no hino no mu Rwanda bakaza tukabakira, n'abakozi b'Imana batandukanye bakaza tukabakira, tugakora umurimo w'Imana muri iki gihugu. Icyo gihe niba mubyibuka mu myaka 25 ishize mwatangiye donc mujya gufata icyemezo cyo gushinga cyangwa se cyo gutangiza umurimo w'Imana muri iri torero, mu magambo ahinnye ni MIPE. MIPE. Njya numva barivuga, ubwo nyine natwe Evangelise Le Monde twagize umugisha wo kurimenya no kubana namwe. Muritangira mwari nk'abantu bangahe? Turitangira bwa mbere byatangiye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu 1998. Yego. Nari nararitse abantu, hashobora kuboneka abantu 18, dukora amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Ariko wa mbere wa Pentecote, ariko wa mbere ariko habaye na konje. Ni ukuvuga ko hari kuwa mbere wa Pentecote. Ariko tugira ibihe byiza, turi mu cyumba nyine dusenga, ariko tunahabwa amasezerano ko ari umurimo Imana izakomeza. Ntibwari ubwa mbere, ariko n'ubundi yari yarabitubwiye, nanjye yari yarabimbwiye ko ngomba kuza gukora umurimo w'Imana hano i Bruxelles mu Bubiligi. Amen. Pastor, ayo masezerano mwayaherewe mu Rwanda cyangwa mwayahawe mugeze i Burayi? Ni ibice bine. Yego. Hari igice cya mbere cyo mu Rwanda ngewe ntemeraga cyangwa ntatekerezaga, numvaga yuko Imana ngo hereza abantu hirya no hino ngo bagakora umurimo w'Imana. Nibwiraga ko ntarimo. Yego. Ariko ubundi ndi mu gihugu cya South Africa, i Cape Town, nagize inzozi. Niho mwabaye imbere yuko muza i Burayi? Oya, mbere yuko tuzi Burayi twanyuze ahantu henshi. Aho birumvikana. Kandi ngewe nari umunyeshuri. Yego. Wigaga amashuri ya teoloji. Mwatangiye kwiga teoloji kera mukiri no muri Afurika? Twatangiye kwiga tukiri muri Afurika, muri Repubulika ya Kongo. Yego. Narahize niga Ecole Biblique. Hanyuma nza kujya muri Tanzania, kuko niho hantu narigeze kwa prayinga bwa mbere, nohereza ibyangombwa, barananyemerera. Hanyuma rero niho naje kuza gukomereza i Mwanza. Aho naho ni PhD, Pentecostal Assemblies of God, niho nakomereje amashuri ya Bibiliya. Ariko naje kuza gukomeza ari parikoro ndende.
Yeah. Kuko naje no kwiga muri Kenya, niga no na Amsterdam mu Holandi, niga na Los Angeles muri Amerika. Namaze aho hose mugenda mujyayo? Ari ukwicara ku ntebe. Wow. Nigishijwe na profeseri bageze kuri 80 nawe. Yewe ubwo nabwo bwabwo n'ubuhamya. Ibyo n'ubuhamya bundi burebure. 80? Nani nabone kandi namaze imyaka 14. 12 nayimaze muri universite. Hanyuma n'ibiri yo kwandika ibitabo. Wakongeraho iyo ngiyo yindi yo Mwanza na nozo na imisha. Niba wenda ntibeshye nubwo wenda atari ryo shingiro ry'ikiganiro ryacu ubwo mufite iyihe mpamyabumenyi niko bavuga cyangwa impamyabushobozi mu bya teolojiya? Mu bya teoloji mfite impamyabushobozi ya doctorat. Okay. Nkaba narakoze spécialisation muri science des églises. Wow. Dans le monde. Ni byiza cyane. Ese mufasha n'abandi wenda bakeneye kwihugura mu bya Bibiliya cyangwa se kuko iyo umuntu amaze kugira iyo mpamyabumenyi ntabwo aba akiri umuntu wo kwifasha ubwe, ahubwo aba ari umuntu wo gufasha n'abandi kugira ngo icyo ni icyifuzo mfite. Yego. Ndafasha abantu nkajya guhugura abashumba hirya no hino, ngatanga amashuri nako amasomo mu mashuri amwe n'amwe. Ubundi nkandika ibitabo. Nanditse igitabo cyasohotse kitwa Homilétique. Homilétique ni uburyo abantu babwiriza ubutumwa bwiza. Imyifato y'umuvugabutumwa kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore gutambuka. Yego. N'ikindi kitwa herméneutique. Homilétique na herméneutique. Herméneutique rero noneho ni uburyo busanzwe bukoresha no hanze, ni uburyo busanzwe bukoreshwa no hanze, ariko bukora mu itorero. Yego. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga kumenya gusobanura ibyanditswe. Voilà. Mu mvugo zo hanze n'ibyo bakoresha doko muri science yitwa Hermès, ni ugusobanura inyandiko y'undi muntu utanditse. Yego. Hari ibintu byinshi bigomba kugira ngo utamuvugira ibyo atavuze. C'est ça. Ari nacyo kibazo nkeka ko hari amatorero menshi afite ikibazo yuko batagwiza bigisha benshi kubera ko n'abashumba babo nabo bari bakeneye kubanza kwiga cyangwa kwigishwa. Ibyo ni ukuri. Noneho Yesu yaravuze ngo abantu bagomba kubanza donc umuntu arakizwa akabatizwa akigishwa akajya yabona nawe kuba umwigisha w'abandi. Ariko usanga kuri iki gihe umuntu ava mu mazi agahita ashaka kuba umwigisha kandi atarigishwa. Ugasanga umwana urera abandi bana. Yego. Cyangwa se wenda nkabije n'impumyi iyobora izindi. Mu by'ukuri umuntu ugiye kwigisha abandi yagombye kuba yarabyigishijwe. Cyane ikintu umuntu agomba kwirinda ni malhonnêteté biblique. Umuntu agafata Bibiliya akayisobanuza ibyo ashaka. Imyumvire ye kwa inspiration ye cyangwa se akaba ashaka cyangwa agakuramo nk'akarongo kamwe mu byanditswe byinshi akaba ariko afataho nka objectif y'icyigisho ashaka akayihindura theology. Yego. Icyo gihe rero ibintu biba byapfuye. Ako kantu kamwe bavanamo niyo mvugo bandika muri theology ngo ni prétexte. Donc un texte hors son contexte est un prétexte. Vous pouvez répéter ça? Un texte hors son contexte est un prétexte. Ubwo ugenekereje nko mu Kinyarwanda ubwo waba ushatse kuvuga urabije mu Kinyarwanda ariko ufasha akajambo mu Gifaransa numva aribwo biryoshye ariko hari abantu turi gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda wenda hari abatakubona. Ni ukuvuga nyine ufasha akajambo kamwe ukakavana mu byandi magambo noneho akaba ari kutanga konyine ni nk'igitwikirizo. Ni igitwikirizo ukavanye mu byo kavugaga noneho uje kugakoresha mu byawe kandi icyo gihe wamaze kuba maronete
malhonnêteté icyo gihe urimo gukoresha, kuko urimo gufata ibintu byanditswe n'undi muntu ukaza kubibeshyera ubishakamo inyungu zawe. Pastor, mutwemerere nubwo iyi atariyo objectif y'iki kiganiro, mutwemerere Evangelisero Monde tuzabashake kenshi tubaganirize kuri ibi bintu cyane cyane bifite aho bihuriye n'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Yewe ibyo kubaha birahari. Birahari rwose. Amen. Ndafashijwe cyane. Umwanya, yego. Ariko ibyo kuvuga ndafashijwe pe. Birahari. Ngize umugisha wo guhura namwe. Nkunda abantu bigishijwe ariko bakabanza kwigishwa n'umwuka. Ari nako kantu ushaka gusorezaho wenda kuri ako kantu twari tuvuzeho gato ka teoloji. Ubundi ari umwuka n'amashuri ya teoloji hagomba kubanza iki? Cyangwa umwigisha mwiza w'ijambo ry'Imana yakagombye kuba gwije iki muri ibyo bintu bibi? Numva yuko nta gikwiriye gusimbura ikintu. Oya, hari uvuga ngo ngewe voilà nzayoborwa n'umwuka wera, ngo ibya teoloji si ngombwa, ngomba kuyoborwa n'umwuka wera, umwuka wera aranyigisha ngo voilà, donc akumva ko niba yaruzuye umwuka cyangwa afite umwuka wo gusoma Bibiliya akabivuga kwa kundi mwarimu bivuze, kubwo bihagije ko adakeneye ayo mashuri yandi. Ntabwo umuntu afite umwuka uruta uwa Yesu. Yesu nawe yanyuze muri teoloji? Oya, sinshaka kuvuga ko yanyuze muri teoloji. Yego. Uwo yavuye ku Mana, ariko amaze gutoranya abigishwa yarabigishije. Baricaye bariga noneho baniga bareba ibyo akora. Yego. Barangije abaha stage, yohereza abandi 70 bagaruka bamuha raporo, buriya ko ari ukubigisha. Yego. Ubundi kandi akagira n'igihe avuga atari ko ndafite byinshi byo kubabwira, ariko umwanzi arahari. Ubundi akanababwira ati nimureke gushishikazwa nuko abadayimoni babumviye. Yego. Ushishikajwe nuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Urumva rero ni ukuvuga ngo niba ndi umunyamuhamagaro nkaba narahamagawe n'Imana ikaba aranyujuje ijambo ry'Imana cyangwa ikampa ubushobozi bwo kuba nayobora abandi, ngomba no kugana ishuri. Hari umugani nkunda gucira abantu kenshi, ndababwira ngo aho kumara imyaka uvuga ibyo utazi, wamara imyaka wiga ibyo utazi. Umva, Yesu abaha umugisha. Nkeka ko bene data namwe mudukurikiye iki kiganiro gifite umumaro, ngewe ndumva kiri kunkora ku mutima bitewe n'urujijo nari mfite mu byerekeranye n'amateoloji n'umwuka wera, nk'uko abantu babyitwaza cyangwa se babivuga, ukumva ko wenda no kwiga ayo mashuri ngo atari ngombwa. Ariko ngewe pasiteri umushumba rwose arangije kumpishurira neza ko burya niba uri umunyamuhamagaro wamara n'imyaka myinshi wiga kugira ngo bya bindi ufite by'umuhamagaro uzamenye ukuntu ubitanga mu buryo bwiza. Sibyo ahari pastor? Imana rero ibaho umugisha cyane, kandi turabashimiye by'umwihariko ko bamwemeye kwicara imbere ya kamera za Evangelisero Monde TV mukaduha iki kiganiro. Ubundi abantu nkamwe mufite izi niveau en plus hano i Burayi turabizi, kugira ngo byonyine mwemere kuvuga gutya kuri publique, ubundi ndabizi ko binishyurwa amafaranga menshi. Byonyine ubwabyo ibi mutubwiye ubwabyo ni ubutunzi, byahindura ushaka guhinduka cyangwa se umuhamagaro ushaka kubibamo neza. Ariko nanone mwebwe turabashimiye ko ahubwo mwahise mubyumva vuba ko dukwiye kugirana iki kiganiro. Amafaranga uyamaye ntabwo nayanga, unyishyuye ntabwo ariko nkanjye ntabwo nkunze mu bintu by'Imana kubanza amafaranga. Kuko hari universite cyangwa se amasomo umuntu witwa Paulo yari yarize isomo rivuga ngo nize kunyurwa, nize gusonza, nize no kugira ibisaga. Ibintu yirase biratangaje. Atari ko icyo byose kibiruta nabonye nukumenya kunyurwa. Amen. Mu by'ukuri iyo wamaze kunyurwa ntugire ubuhahara bw'ibintu,
imana irahemba, ntabwo ari umukozi mubi, kandi imana ihemba. iyo ukoreye imana neza iraguhemba, atari iyo ushyize imbere ayo mafaranga twavugaga, finaroma nayo araza. ni umugabo wo kubihamya, usibye ko binyura mu nzira nyinshi. Imana ibigira ngo iguhe ibintu birimo ubuhamya, donc bikijijwe, ibintu bitarimwa, kandi ibintu nyine Imana iguhaye umugisha utarimwe amanyanga, uranakunyura ukanyura n'abazakugana cyane. Kandi nabihamya, Imana irahemba. Yego. Kandi umukozi w'Imana akwiriye kunyurwa. Njya mbwira abantu benshi nigisha abapasiteri ngo kapito, ni ukuvuga igishoro umuntu ashora muri uyu murimo kugira ngo akinjiremo, ni ubudahemuka. Wow. Nicyo gishoro, ni igishoro. Iyo washoye icyo gishoro muri uyu murimo w'Imana, Imana iraguhemba pe, kandi ikakurindira n'ubuhamya, kandi ikaguha kunyurwa. Ariko iryo jambo mu kinyarwanda niho rivugika neza nyine, ubudahemuka, ubupfura, integrite cyangwa se integrity ntabwo byinjiramo cyane, ariko kuba inyangamugayo. Iyo winjiye mu murimo uvuga uti igishoro cyane ni ukuba inyangamugayo, yego, Imana igendana nawe. Amen. Kandi ntigusiga. Ariko ririya jambo rivuga ngo imfura zo mu isi nizo imfura nizo data yishimira, nizo Uwiteka yishimira. Ubundi imfura tuzi ko ari umwana wa mbere, ziriya mfura Bibiliya yashatse kuvuga ubundi aho ngaho, ubwo si ibyo by'ubunyangamugayo. Aho ngaho ni burya umuntu waduteradurije Bibiliya y'Ikinyarwanda yibigenje neza, yagiye ashyiramo amagambo ya kera y'Ikinyarwanda gifatitse, kiremye, kandi kivuga ibintu byinshi. Yego. Imfura araho bigira ntibibe umwana w'imfura. Yego. turi amapasiteri n'imfura, wenda yakugiriye neza. Ni ukuvuga ko yamugiriye neza, ni ukuvuga ko ari umuntu w'inyangamugayo nk'uko mwabivugaga, umuntu w'indahemuka, umuntu mbese uvuga muri iryo jambo ryitwa inyangamugayo harimo ibintu byinshi. Harimo kuba inyangamugayo mu by'ubuzi, yego yawe ikaba yego, oya yawe ikaba oya. Yego. Ibyo rero nabwo ni ubupfura. Ariko cyane cyane icyo Bibiliya ishaka kuvuga ku byerekeranye n'ubupfura, mu Gifaransa babyita kuba honnête. Ukaba honnête, ukagira integrité ku bintu byose, no ku masaha, no ku byo akanwa kawe kavuze, ukabanza guha agaciro ijambo usohoye. Nk'ubu nabaye imfura. Rwose nagushimye abaye imfura, twasezeranye ko nza none naje, uraza kandi ndabizi ko byakuvuna cyane. Ariko ubundi imfura naho yabiri bupfe yaguhaye gahunda yo kuza ipfira mu nzira, iremera ikabipfira. Nk'ubu kugira ngo nzaha mu Bubiligi, njye nabyutse saa 9 njya mu kazi, ubu naje mvuye mu kazi. Mbyutse ka saa 9, saa 9 ntangira akazi saa 10, kuko mpamvu kuva mu rugo saa 9 n'igice, njya ku kazi ndangiza saa 5:21. Ewe nahise nogera no ku kazi nshyiramo imyenda mpita nza ntanyuze no mu rugo. Kandi hari abantu batuye hano hafi mu Bubiligi bakubwiye ngo barakonfirima ko bazaza. Izi ntebe zari zibaze, intebe ye yicayeho ubusa, ntiyanakubwiye ko ataza, n'ubu ntarabivuga. Ni mu nyatureho umugisha rero. Imana iguha umugisha rwose, kandi wuzuze, kandi umugisha Imana mwifuriza nuko uzaba inyangamugayo. Amen. Bonge ndagerageza. Iyo nakubwiye ko ibintu mbishoboye, nakwemera ngatega n'indege, ariyo mbona inyihutisha, ariko ibintu nemeye nkabikora. Komerezaho. Murakoze cyane. Komerezaho uzagera kure. Amen. Ubwo ndabyakiriye. Ubwo ngiye gukomeza gukabya ku binyangamugayo rwose. Ngiye kubikabya. Bikabye rwose. Alors twigarukire rero murakoze cyane. Ese iyi turayita introduction. Mwari mukibwira abantu, ariko nababonye ko sinzi niba abantu bo mu Bubiligi babasha kubidekuvura, ariko ngiyo nganiye n'umuntu nubwo yaba iminota 5 menya ubutunzi buhishwe muri we. Nabibonye ko muri mwe harimo ubutunzi kandi isi ikeneye. Turi Evangelize Le Monde rero. Ibyo ngibyo hari abantu bagira amakenga bazi ni bakeya cyakora. Yego. Kuko ari umuntu waje anyura mu itorero ryacu,
noneho ndigisha bisanzwe. Yasanze ndimo kwigisha ku byerekeranye n'ibizima bine. Yego. Ikizima gifite amaso ane, intare, umuntu, inka, asanga ibyo bintu ndimo kwigisha. Noneho arabyumvira, aza kuza iwanjye. Arambwira ati mfite icyifuzo, ngiye mu Rwanda, ariko ndashaka kuzaza nkaganira nawe, aricyo kinzanye ijambo ry'Imana. Kwa biriya bizima? Ku ijambo ry'Imana muri rusange. Ijambo ry'Imana muri rusange. Ahubwo nanjye nyine wenda ndibubitse amadene menshi abantu bakunda gukurikira Evangelisation Le Monde. Hari igitabo cy'ibyahishuwe, ariko akenshi mbona njye ari ibihishwe. Kuko umuntu upfa kugisoma akacyumva nyine ibyo by'ibizima bine mwabivuze, ziriya ntambara zizabaho ibiki, umuntu upfa kubyumva rwose. Mbona iyo tubisoma tubona ari ibihishwa, ahubwo mwanyemerera tukazabashaka mukadukorera etide biblique ku gitabo cy'ibyahishuwe. Ni igitabo kiryoshye cyane cyane ku bantu bakunda gucukumbura Bibiliya, wanakirara mudasinziriye. Yego. Nari mfite papa yari umupasiteri, yego, wari uzi kukigisha cyane. Yari yaragitangiye kuri Evangelisation Le Monde afatanyije n'uwitwa Zigirinshuti Michel, ariko aza gutabaruka nyine nk'uko mwabyumvishe. Akigitangira rwose agikora introduction yari iryoshye cyane, abantu batangiye kubikurikira, Imana nyine ihita imucyura. Mwatwemerera nyaboneka niki Imana yadusigarije mukazatugurira aho yarageze, cyane ko mwigisha wese aba afite uburyo yateguye igaburo rye. Ubwo namwe mukazabasha kuduha uwo musanzu, byibuze abantu b'Imana badukurikira kuri Evangelisation Le Monde bakagira ubutunzi bwo mu ijambo ry'Imana, bamenya kuko nicyo twaremewe, ni nacyo twashyiriweho nka Evangelisation Le Monde. Nta kibazo, ntabwo ari ukwigisha gusa kuko twize amashuri. Yego. Ariko hari burya n'impano yitwa ngo impano yo kumenya. Yego. Abantu batajya bamenya, iyo bageze ku y'ubuhanuzi cyangwa bakagera iyo gusengera abarwayi bagakira, barabyumva. Nibwo bakwita umunyempano. Ariko ari impano yo kumenya. Yego. Imana igitanga. Noneho kandi kubimenya nabyo ni ubuntu. Ni ubuntu mbese umuntu agirirwa kugira ngo ashobore. Umuririmbyi yaremye ngo kubimenya nibwo buzima. Hari umuntu w'umukire nibagiwe izina rye, niba ari Mark Share. Umuntu yaramubajije nyuma y'imyaka myinshi, ari umukire, aje mu biro bye, agira ngo aje kumusaba amafaranga. Undi aramubwira ati ntabwo ari amafaranga ashaka, ndashaka kumenya uko wakize. Ati ibyo bintu bivanye. Uri we muntu wa mbere uje kumbaza icyo yego. Abandi bose barambona, baransuhuza, baramvugisha, bansaba amafaranga, nta muntu urambaza ngo nimubwire uko nayamenye, mbese aho nayavanye. Ubwo nkeka ko umuntu nk'uwo utabura kumusubiza, kuko yabaye tone. Yaramushubije kandi koko yageze aho ngaho aramubwira ngo uri umuhanga, amuha akazi. Nibyo, amen. Amuhaye akazi kabisa. Hafi nibwo yagiye yitegereza, bugeze aho igihe kimwe arangije aramubwira turabizi. Undi ati nabibonye. Ati nagira ngo ngusezereho, nje gusezera ku kazi. Undi ati wabonye ibyo washakaga? Undi ati ngwaye na $50,000 z'amadolari. Kweri kabisa. Ati kuko we uri umunyabwenge. Yego. Urumva rero mu bintu by'abantu b'Imana hanze bose bazi ko babizi. Yego. Bose barigisha, ariko ibyo kwigisha nyine birahari ku muntu bikeneye. Yesu abaho umugisha. Rero twebwe ntituryamye, ubwo kuva mutubwiye gutyo tuzahora dukomanga rwose ku muryango rwose. Nanjye umutwaro mfite ni ukuvuga ngo mbese ibyo nize, yego, nabisigira nde, nabihamde. Ariko isi yuzuye wa mugaragu wa Elisa arya ninde? Ni Gehazi. Yuzuye ba Gehazi gusa. Gehazi yishakiraga ibije kwa Elisa ngo aprofite. Ariko harimo inkuru ibabaje aho ngaho, amavuta ya Elisa yarayapfanye. Yego. Baranayamuhambana.
niyo mpamvu bakubiseho intumbi y'umuntu igahaguruka ntabwo yashoboye kuyatanga yagize ingorane zo ibaze ko Gehazi basi ati yifurije n'ayo mavuta akifuza ubusa amaturo bamuzaniye ariko Elisa we yaramubwiraga ati we wa mugabo witwa Eliya ndashaka ibyo bintu bikurimo defo yego inshuro kandi Eliya yaratangaje no ibaze kumera nka Eliya defo kandi koko Eliya yakoze ibitangaza birindwi bikomeye Elisa akora 14 urabyumva ariko Elisa nawe uzambwira mu kuganiriza yego ateye ubwoba amen okay mbo Pastor nzabashaka tuzaganira byinshi nabibonye ubu ndabona ko tugiye gutangira gukora ibyo bita ama episode seri episode azi kandi rwose ntababeshye ndumva nishimye cyane ndumva umunaniro nagize wose mbaye suraje kubwo kuvumbura ngewe ubutunzi buri murimo kandi ngo Evangelize Le Monde igomba kumenya byanze bikunze ubwo mubitwemereye natwe tuzashyiramo imbaraga zacu reka twigarukire kuri sije y'umunsi uyu munsi twaje nk'uko nyine abantu muri kubibona mu mashusho yacu dusanga nyine mufite igitaramo cyiza cyane cyari kirimo indirimbo zitandukanye ndetse n'ijambo ry'Imana no kubashimira njye nakozwe ku mutima no kumva amagambo abantu bagenda babaturaho ibyo bagiye bavuga kandi koko nibyo imyaka 25 umuntu yaratangiye umurimo akiri mu murimo hakagira abana bavuka bamusanga mu murimo bakaba bagize imyaka 25 bakiri mu murimo bafite ibintu babigiyeho mugakomezanya urwo rugendo wa mugari ni ikintu cyo gushimirwa ko muba mwarahatambukanye umucyo mukaba inyangamugayo nk'uko mwabitubwiye ko ari cyo kiranga cyane ariyo karite ya mbere y'umukozi w'Imana mukaba inyangamugayo kugeza nyine kuri urwo rwego abantu bose bavuga ngo kweri kabisore ya mushumba yatubereye urugero imvamutima zanyu nizihe iyo mubona mumaze imyaka 25 mu murimo mwararindiwe mu murimo murabizi ubu hari benshi mwatangiranye batakiri mu murimo ariko iyo mubona urubyiruko mwabonye impinja zavutse mureba zikavukira mu itorero mukabona nibo bari gukora iriya mirimo yose twabonye mubyumva mute inyungu zo kurindirwa mu murimo w'Imana kugeza kuri urwo rwego yewe nakubwira iki se nakubwira yuko hari ahantu Dawidi yanditse rero navuze izina ry'Imana ntiyarirangiza aravuga ngo Uwiteka ni ya urumva hari igihe yari yarabuze mbese uko yamwita kandi ni umuntu wahuye n'intambara nusoma Zaburi 64 uzabura intambara yagize na 35 ubona intambara yagize yewe n'102 nayo ubona na 3 nabwo ubona intambara yagize na 11 ubona intambara yagize yagiye agira intambara nyinshi ariko Uwiteka ngo akamukiza muri byose yego ubwo rero njyewe amarangamutima yanjye nayaye ni igice cy'indirimbo ya Jehovanis ngo Uwiteka uzandindira ubugingo Jehova Jire warakoze cyane yo muri Yerika uzandindira ubugingo ngo kugeza ku iherezo ryanjye niryo sengesho ryanjye amen impamvu mbivuga ni iki nabonye abantu batsinze intambara y'ubukene batsindwa intambara y'ubukire sigise zikaza akaba arizo zibatwara kandi zikanabarengana hari n'umuririmbyi aheruka kubiririmba ngo ibaze kuba warasengaga Imana cyangwa warubaga Imana uri umukene ngo none ukabugushijwe n'ubukire ariko ni nabyo byoroshye ubukire bugusha vuba cyane kurusha ubukene umuntu wo muri Afurika yarambwiye w'umusore araza arambwira atari ubiburayi atari ko mbwira mwebwe Burayi ko bambwiye yuko mubona akazi kurya bikoro ni iki kintu kibasunikira gusenga numva ni ikibazo gikomeye niki gituma musenga niki gituma musenga mukumva ni nkawe yarashatse kukubwira ko bya byifuzo byose dusengera turi muri Afurika iyo ugeze i Burayi si ngombwa kwirwa ubisengera ntabwo ari ngombwa donc bisubizwa utabisengeye
none ni iki gituma ugisenga? ni iki gituma ugisenga nk'ubwo i burayi ni iki kibasunikira gusenga? ubwo icyo si cya kintu cyo kudakunda, cyo kutita ku bugingo, ni ikintu cyo ukita ku isi cyane kurenza ubugingo. ariko ibintu bimupreokipa nabyo ndabyumva. ndabyumva doko hari igihe umuntu adasenga asengeshwa. yego ubona arangiza amasengesho we kwiyiriza kuko ntabyo ufite urya ukayongera. ni ukwiyiririza ubusa ubundi niko bavuga. wenda wabyita kwiyiriza ubusa ariko nta mabura kindi none se abigenza ati arakomeza akigumira. n'ubundi nta shuwa yari afite yadasenga. nta shuwa yari afite. ati basi reka mfe gupfa nsenga. reka aho kugira ngo mfe ntasenga reka mfe senga. kandi koko urabizi inzara yica abantu umuntu akananguka. ariko se tukiri aho wenda ese gusengera ibyo kurya n'ibyo bintu gusa byari bikwiye kutujyana imbere y'Imana gusenga? navuga ngo sibyo, ariko ni icyifuzo gikomeye igihe utabifite. yego iyo utabifite waburaye wabwiriwe ibindi ububiretse ugasengera kugira ngo urye. yego kuko no kubwira umushonje gwihangane no kumushinyagurira. nkuko bamubwiye ngo ihangane ufe neza. yego usaba inema yo gupfa neza kuko nta kundi wabigenza. ariko ubusanzwe iyo wabonye ibyo kurya ntabwo ari ngombwa gusengera ibindi bukire bundi. wasengera kugira ngo n'uwiteka umushime. hari umuntu rero uheruka kuvuga akantu numva kankoze ku mutima cyane. yaravuze ngo iyo uri mu bisubizo cyangwa udafite ibibazo ngo uba ukwiye gusenga cyane, ngo amasengesho yo gushyira muri reserve azagutunga mu gihe wagize ibibazo. none haravuga atanga akagero kanshimishije ngo iyo uri gusenga kuko ugize ibibazo, ngo cyangwa iyo uri gusenga kuko wahuye nako, iyo utari gusenga kuko ufite ibisubizo, ngo hari igihe ugereranywa ngo n'umuntu ukorera umushahara w'ukwezi ngo ariko afite amakredi menshi, ngo ariko afite kredi nyinshi. donc agashahara kakajya kaza akitura mu banke zigahita zikisubiza, ugasanga n'ubundi ahora yiganyira kandi yitwa ngo arahembwa akorera amafaranga. ngo n'umuntu udasenga utibikira amasengesho mu gihe ahubwo afite uburyo bwo gusenga, atabuze ibyo kurya, atagize ate, abagereranywa n'uwo muntu ngo kuko iyo ibibazo bije ngo uba usanga aribwo agiye kuzajya yashaka Imana kandi mu buryo noneho bunagoye. ngo kuko gusenga nk'uko mwavuze, gusenga ufite inzara nabyo ntugire ngo ni ibintu byoroshye. ariko burya hari amasengesho njya nigisha abantu. hari amasengesho atebutsa igisubizo cyo mu ijuru. okay. ari nayo mpamvu nyine abantu gusenga ubundi ni ugusaba nyine. ni ugusaba. yego. ariko amasengesho atebutsa igihugu cyo mu ijuru ni uguhimbaza mu gihe utagombaga guhimbaza. ni ugusenga mu gihe utagombaga gusenga. urugero turabona hariya mu byakozwe n'intumwa 16 ahantu Pawulo na Sila bari bamaze kuvuga ubutumwa barabakubita babaca inguma, noneho babajugunya no muri gereza barabafunga. yego. ubusanzwe abantu nk'abo bari bakwiye kwiganyira, bari bakwiriye no gutuka Imana kuko biriwe bayikorera bagahembwa nabi. ariko si uko babigenje, barahimbye ahubwo barushijeho guhimbaza Imana. bahimbaza Imana. Imana yumva ikibaye mu isi. navuga iti ntabwo nakwihangana, tebuka ujye kundebera bariya abantu bari muri gereza bafite ibikomere, biriwe bakubitwa kandi bazira umurimo wanjye, ariko bakaba barimo guhimbaza Imana. marayika araza azana n'umucyo ubonekera muri gereza hose. isengesho rero ugira ngo uraryumvise. murakoze cyane. tugenda twegera wenda ku musozo w'iki kiganiro, nageraga ngo hano i Buruseli ni kimwe mu bihugu cyangwa se ni umwe mu mujyi ufite amatorero menshi y'Abanyafurika, y'Abanyarwanda, y'Abarundi, y'Abakongomani n'abandi. nkeka ko mu myaka 25 ishize atari uko byari bimeze. mushobora kuba muri mu bantu batangije amatorero y'Abanyafurika, y'Abanyarwanda muri rusange,
ahangaha mu Bubiligi. Aho ngaho naba nibeshye wenda ntabwo wibeshye yego nibyo wongereho n'ikindi mu rwego rwo kwiga hakoze ubushakashatsi ngo menye icyo abanyafurika bakora hano n'igituma birema utugurupe no kushaka kumenya weakness bafite no kuvuga intege nke bafite no kumenya imbaraga bafite no kumenya mbese n'iki gituma batajya mu matorero y'abazungu mbese n'iki gituma abazungu bataza mu matorero yabo mbese ababiligi basanzwe bababona bati yego uriya umubirigi wakubonye cyangwa umufaransa wakubonye naha azi ko agenda atamporera mu ejo uzataha ibyo kuzaguma mu Bufaransa no biri kure nta nubwo biza mu bitekerezo bye reka da azi ko utamporera muri aho ariko ejo uzagenda nuko nguko biba nuko badufata yego noneho rero no kwemera ibyo dusenga birabagora birumvikana kuko ntabwo wareba ibintu bibera iwacu muri Afurika uze kubwiriza umuzungu ngo ihane vrema kubera amateka yacu yego toko yakubwiye ati se wahereye iwanyu ni wewe usuje kuza kumbwira ibyo ngibyo vrema n'amanyanga yanyu n'uburyo mwica n'uburyo mugira mwica namubeshya yawe rwose ariko si bose yego ntabwo ari bose icyo nashaka kubaza nubwo icyo kintu nacyo mumbwiye nacyo ubwo kirankonvense hari ukundi kuntu kimfungura ibitekerezo iyo mubona inkundura y'amatorero nyine yabaye menshi pe ubona abantu baje agatorero hariya ese mukibona nk'ikimenyetso cy'ububyutse oya yego ni ibyo bita pluralisme mu mvugo zacu ariko ubusanzwe ntabwo ari ububyutse ahubwo ni ugucika intege kw'amatorero uzabirebe nawe abarozi baraza kuroga mu matorero abajura baraza kwiba mu matorero abasambanyi bariya mwita ngo ni abasireyi basigaye bagwiriye mu matorero yego mu gihe twakizwaga ibyo ntibyabaga rwose wageraga mu rusengero waba utameze gutyo cyangwa se ufite utwo tugeso hakagira n'impano yo kurobanura imyuka no kwerekwa abantu bakakwihanisha ariko rero urabona ko itorero ubu ngubu rigenda ricibwa intege n'ibyo bintu ongeraho ikindi kintu kindi ni ibintu byitwa bizinesi basigaye itorero barifashe nka bizinesi ni igihahisho cyo kurya cyo kunywa biranakabije biradutera ubwoba umuntu asigaye aba pasiteri ntiwamugize we ibyo bintu nta handi biba no muri za serivisi zindi utabizi uzambare toni y'umupolisi urebe uvugira ni umupolisi ariko ubu ngubu umuntu araza akigira pasiteri ntawamusengeye akishyiraho ibiganza akisengera ahubwo pasiteri biroroshye amatitire ahubwo ahanitse cyane yarangiza akaba apotere yishyiraho ibiganza yigiraho ibintu nk'ibyo kandi wareba inyigisho yigisha mana yanjye iyo uri umuntu uzi ibyerekeranye no kwigisha ijambo ry'Imana ureba inyigisho zimwe na zimwe amarira akaza icyo kibazo gifite be yacyo iragira iti ndetse urwo rugero mutanze rw'abajura basireyi kwini n'abandi ahubwo igitangaje uzanasanga aho umupasiteri ashobora kukugira inama ati uramenya ntuzakandagize ikirenge cyawe muri mipe cyangwa no mu rindi torero runaka nuko nyine ariho turi wenda niho ntanze urugero noneho nkibaza aba bantu bose ko bavuga ko bakorera ubwami bumwe ariko bakaba bameze nk'abangana cyangwa bakeba ndetse n'umupasiteri ufite umukristo yakumva ko yaje iwanyu kuhasengera gusa wenda n'ababereye umushyitsi agataha agahitira ku mpuguro ese mu by'ukuri ubwo ntabwo bahushije misiyo kuko misiyo twese abakozi b'Imana nubwo tutaba dufite iyerekwa rimwe ariko nkeka ko misiyo yo ari imwe yo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo no guhindura abantu kuri Kristo Yesu kugira ngo tuzabageze mu bwami bw'Imana ariko se ubwo mu by'ukuri yo ukonvenka abakristo bawe ukanabita bawe nyine urati ntimwemerewe gukandagiza ikirenge cyanyu hariya cyangwa se pasiteri runaka ntiyemerewe kuza iwanyu kuhabwiriza ubutumwa cyangwa mwicarane nk'uko twicaranye ese mu by'ukuri ubwo ntituri guhusha intego y'icyo Yesu adushakaho
icyo kibazo kugisubiza yego cyangwa ya ntabwo byaba ari byo kuko mu by'ukuri Petero yaravuze ngo muninde umukumbi w'Imana nk'abazawubazwa. Pawulo ageze muri Efeso aravuga ngo nimara kuva amasega ajyana azinjira yinjire kandi ntazababarira umukumbi. Muri uyu murimo rero turimo harimo n'amasega yo kurya intama zirimo. Noneho rero n'aba bapasiteri nabo harimo abapasiteri b'uburyo butatu cyangwa se abapasiteri b'uburyo bune. Abo bapasiteri b'uburyo butatu harimo abapasiteri doko harimo abapasiteri bahamagawe n'Imana barahari kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyariho rwanditseho icyo kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Barahari rero, hari abapasitori beza, abadiyakoni beza, hari ababwirizabutumwa beza barahari. Hari abandi bakoreshwa na Satani kwica umurimo, bahembwa na Satani, ni abakozi abo nabo biyita abapasitori kugira ngo bakorere Satani. Hari n'abandi Bibiliya ivuga ngo Imana yabo ni inda. Yego, nkeka ko ako kantu nari mvuze cyangwa icyo kibazo cy'uko hari igihe usanga umuntu abuza umukristo ati ntukajye hariya, nkeka ko hari n'akakanyunga bamubona amavuga ati nancika akigira mwari ya torero, ka kantu yatangaga ubwo kazaba kari kugabanuka. Erega ni umucuruzi cyangwa se ni umukomisiyoneri cyangwa ni umutubuzi, amazina yose ashobora kuba nk'ayo ngayo, akoresha iby'Imana ariko atari Imana akorera, arimo gukorera inda ye. Ariko rero ndangiriza kuri iki ngiki, abigishwa ibyo byahozeho na kera. Abigishwa bagiye babuza Yesu bati twateye amasaka meza, agera uriya rukungu rwavuye hehe? Ko twaherutse ati n'umwanzi nawe wateye mu rukungu, nawe yaraje ashyiramo ati murandure. Baramubwira bati tugiye kururandura. Yesu ati reka mureke bikurane, kuzagiza igihe umusaruzi azazira. Niwe uzamenya urukungu mu masaka, bigikura ntiwabimenya. Ubu rero ibyo ngibyo urimo kureba bizabaho, ndetse mu minsi y'imperuka byiyongere, kuko batubwiye ko n'abahanuzi b'ibinyoma bazaza. Ntabwo bazabahanura ibinyoma, babita abahanuzi b'ibinyoma ariko si abahanuzi bahanura ibinyoma, oya, bazabahanura ibintu bisa n'iby'ukuri, ndetse abantu babakurikire kuko barimo kuvuga ukuri, ariko mu by'ukuri ari ibinyoma barimo gukoresha. Baziyongera, bazaba benshi. Ariko rero nyir'uruzabibu azaza, nyir'uruzabibu azaza, azarobanura urukungu, arobanure n'amasaka. Yes. Pastor, murakoze cyane. Tugenda twegera ku musozo w'iki kiganiro, wenda tukiri aho gato ku by'amatorero. Impamvu nibanda ku by'amatorero cyane nuko hari ukuntu bimeze nyine nk'ibyampungabanyije aho ngereye cyane hano i Burayi. Kuba tudafite viziyo imwe, donc ubundi abantu bahuje iyo abantu bahuye ari babiri ariko bafite viziyo ebyiri zitandukanye, ubundi bibyara diviziyo. Kuko buri wese aba afite iyerekwa rye kandi aba agomba nyine kujya gukora iyerekwa rye. Ese ubundi kuba tutahuza viziyo bigatuma habaho diviziyo tugatandukana, ese ubundi byari bikwiye kuba impamvu yo kwangana? Ntibyagombye kuba impamvu yo kwangana, ariko aho ngaho mbwiye ibyo bita forume, ntabwo ari fo. Yego, donc fo ari imwe nta kibazo, ariko fo atari imwe, forume zikaba ebyiri, aho ngaho harimo ikibazo. Biragoranyumvise neza cyane rwose, ndabyumvisha cyane. Pastor, murakoze. Ubu rero mipe imaze imyaka 25 ikorera umurimo w'Imana i Bruxelles, nk'uko nyine twaje muri anniversaire yayo y'imyaka 25 ishize. Ese muri iyi myaka wenda 25 mukurikije uko mwambwiye mwatangiye n'abakristo nyine
nk'uko mwabambwiye bakeya mutangiye ari nka gurupe y'abanyamasengesho ariko umurimo w'Imana ukaba ugeze aho natwe twahageze wenda tukabona ukuntu umurimo w'Imana wateye imbere uburyo ibintu byiyubatse ubu noneho wenda navuga ngo intumbero ya MIPE mu yindi myaka wenda 25 iri imbere ni imeze ite ese abakristo wenda bari kutwumva cyangwa se bari muri Buruseli bakeneye n'ahantu bajya bateranira badafite insengero cyangwa se n'abakristo badukurikiye kuri Evangelizero Monde ubu noneho bakwitega ikimwe y'imyaka 25 yindi twavuga ko ari ikiciri cya kabiri kigiye gutangira. Tuzakomeza kuyoborwa n'Umwuka Wera. Yego cyane ngo ko ari bo bana b'Imana. Tuzakomeza kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ikindi MIPE ni urugingo rumwe mu matorero ya Kristo. Yego icyashimisha no gufatanya n'abandi kugira ngo dukore uyu murimo hamwe. Yego tukavanamo utwo tuntu twitwa amacakubiri tudafite n'ishingiro. Icyo ni cyo kintu numva cyarushaho kuba cyiza. Yego mwavuze ko Imana yajyaga mukiri wenda muri Afurika munazenguruka muri amashuri mwatubwiye ko mwajyaga mwumva ubutumwa buvuga ko abanyarwanda bazahaguruka bakajya kuvuga ubutumwa mu mahanga. Rebana n'ubu nyine turi mu mahanga turi Buruseli turi kuvuga ikinyarwanda turi abanyarwanda muyoboye amatorero akomeye n'abandi bapasiteri tugenda duhura n'abari baraha muri cya gitaramo kimaze kubera habitabiriye iminsi mikuru yanyu. Ese iyo mwitegereje mubona ububyutse cyangwa se imirimo Imana ajyaga ivuga icyo gihe izakoresha abanyarwanda ese mubona byaragezweho? Ntabwo byari byagerwaho. Harimo imbogamizi nyinshi. Yego kuko mbere yo kugira ngo ujye kubwira n'abandi nawe ubwawe uribwira. Kandi haba hari ibintu bitandukanyije byinshi mu byerekeranye n'imico mu byerekeranye n'indimi mu byerekeranye n'ibindi. Yego mbona ahubwo dukwiye gushyira imbaraga zacu cyane mu bana bacu. Mu bana bacu ahubwo dukwiye gushyira imbaraga nibo bazakora viziyo yacu. niyo bazakora viziyo yacu. Yego rero igikwiriye ni ukubategura kugira ngo tubahe ubutumwa buzima butavangiye kuko biganye nabo bavuga kimwe zagisa n'izimwe bafite imico imwe. Icyo gihe mbona yuko bazakora umurimo. Murakoze cyane muvuza akantu rwose njya nkunda gucaho agasitari. Hari mwene data umwe tujya tuganira tukavuga ngo nyamara iyo turebye dusanga wenda nisije namwe mbahaye muzadevelopa nk'abantu b'abanyabwenge twumvaga tuzashaka umuhanga akadufasha kwandika igitabo ariko gishingiye ku buhamya bw'ibyo twabonesheje amaso n'ibyo twumvishe aho tugereye i Burayi. Ni mwene data umwe tubana hariya mu mujyi wa Strasbourg turi kudevelopa sije ivuga ngo nyamara mission presque impossible. Dushingiye ku bintu byinshi harimo n'ako kantu muvuze ko kudashaka kwikomforta ku mico yabo dushaka kubwiriza ubutumwa. Ni nkaho tumeze nk'abavuye mu Rwanda ariko dukora akantu ko kwimura adresse gusa ariko ubundi ni nkaho twimukanye u Rwanda mu mitwe no mu mitima ku buryo n'ibintu byose tukibikora mu bunyarwanda n'ikinyarwanda kandi ngo Imana yaratwohereje kuza kuvuga ubutumwa mu mahanga. Ntabwo abagenderewe ari abanyarwanda gusa. Nicyo nashaka gucaho agasitari. Gasanga indimi zabo ntituzikoresha niyo twize igifaransa twiga icyo gushaka akazi gusa no kutajyana mu mabiro dusaba amaserivisi ariko icyo mu murimo w'Imana ukibaza ese aho teme yacu siyo ahari si mission presque impossible nitudahindura imyumvire. Guhindura imyumvire biragoye. Yego c'est vrai. OK. Merci, vous êtes gentil. Merci. Donc icyo ntabwo navuga ko ari mission impossible.
bifite A na B ndayivuga. ntabwo navuga ko ari mission impossible kuko aho turi kugeza iki gihe niho tugomba kuba. Yego niho tugomba kuba kubera iki? Kubera yuko umuco w'ibihugu twagezemo ntitunawuzi. Maniyeri zabo ntabwo tuzizi. Abazazimenya n'abana bari kuvukira. Abazazimenya n'abasore bacu bagenda bakigana nabo, baza barahindutse mu mitwe, bazi gukoresha isaha, bazi gukoresha rangaje yo kutabeshya. Twebwe burya tuvuga ibintu byinshi bihishemo ibindi bintu bindi. Shaka abana bafite na za confusion. Ase ndamenya kiriya kintu avuze ni igiki? Tavuze ukuri oya n'umwana wabyaye avuze ko ataza ahagiye kandi ahazi. Ati sinzi iyo ngiyo hirya. Urumva? Kandi rero abana bacu uzarebe baranatunyomoza. Si uko tunyomoza gusa. Yavuga abagukanuriye. Wareba hirya agahindura akajya guhagarara hariya. Tu savais dire quoi? Kuko bivuga iki? Bivuga yuko niba umubwira utamureba hari icyo urimo kumuhisha. Abo rero butwo tumaniyeri twose bizo ndimi zose reka si nicyo cyonyine. Abahungu bacu bazarongora abazungu, abakobwa bacu bazarongorwa n'abazungu. Kwa Kiransuwa ibijya byo kuvuga ngo wavuye mu Rwanda ngo wimukana u Rwanda, no, bizashira, bizagera ubwaho bishira. Nibyo duha agaciro, usange si byo baha agaciro. Inangaha ni urugero ndaguha, ndakora uyu murimo w'Imana, simpembwa vraiment, sindahembwa. Bitoro nimaze mu myaka 25 ntibarampemba. Niba wabonye hariya harimo abatagisimeni, nageze diplome zishyira hariya njya kwiga gutwara tagisi. Nashaka amafaranga ngatwara tagisi nkazana icya 10 mu rusengero. Ntabwo umwana wanjye azabikora. N'undi muntu uzabikora. Ntiyanaba pasiteri mw'ubwo buryo. Ntabwo yaba pasiteri. Niba ari pasiteri ni métier. Arahembwa nyine ariko anakorera Imana. Ubwo rero urumva abandi bo bazaba bafite indi myumvire. Nibyo. Ariko ndetse kera cyane mu minsi y'imbere abantu bazaba bashaka. Kuko ngo twakagombye gushyira imbaraga cyane mu rubyiruko. Mu rubyiruko, mu bana, aho hari n'imbaraga ziri. Vraiment. Niho tuzavana umusaruro. Be rero navugaga y'iyo misiyo presque impossible. Be ni ukuba nyine nk'uko twabivuzeho gato, natwe ubwacu nyine abantu Imana ihagurukije kugira ngo dukorane uwo murimo, tugere ku iyo misiyo cyangwa iyo viziyo, usanga rimwe na rimwe nyine aribyo nakubwiye, tutumvikana, tudakundana, tubeshyerana, tugambanirana. Donc no nkibaza abantu badahuje umutima, abantu badahuje imyumvire, abantu badakundanye, ese bahuza misiyo, ese batanga umusaruro ufatika mu murimo w'Imana? Itorero rihishwe mu matorero. Nyir'umurimo niwe uzi abantu bamukorera neza n'abatamukorera neza. Ariko nk'uko nkunda kubivuga, itorero ryose rigira umugeni wa Kristo. Hejuru bishobora gucika mu bayobozi, mu bigisha, mu bapastori, ariko hakaba ari abakirisitu bishakira Imana, bikundiye Imana, bagakomeza mbese imyizerere yabo ndetse no gushaka gukizwa. Kandi usibye ibyabo wamize agakiza agapfa kukareka. Nawe yagira intege nkeya, ariko umutima n'umwuka wera ugiye muri we ushobora guhora uteka ryose ugenda umwibutsa. Ariko hariya muri iriya jambo Pawulo avuga ngo bamwe bamamaza ibya Kristo, ngo bafite umutima ubacira urubanza, abandi bakabiterwa no kwirema ibice, abandi bakabiterwa n'ishyari. Ngo ariko si ibyo bintu wanjye. Icyangombwa ni uko Kristo yamamazwa. No muri ayo mafuta ariko Kristo ari kwamamarizwamo. Ni Kristo arimo kwamamarizwamo hariya. Bo Pastor, uwaganira namwe ntiyabihaga. Reka tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu. Murakoze, turabashimiye kuba mwemeye kuduha iki kiganiro, kandi nk'uko mwabitwemereye nakazagaruka. Rero Imana ibaha umugisha nka Evangelizero Monde.
natwe tubifurije isabukuru nziza kandi tubasabiye umugisha kubwo gukomerera muri uyu murimo kuko ubundi diplome yanyu umuntu afite buriya muvuze ko mutanahembwa birantangaza kuko nyamara hari benshi babakeneye kugira ngo mukorere Imana munahembwa ariko murabyirengagiza muravuga ngo twebwe tugomba gukorera Imana tutitaye ku nyungu tubibonamo cyangwa amafaranga kandi si uko Imana nayo itanayabahaye izabaha n'ayandi icy'ingenzi ni ugukora icyo waremewe rero tubifurije umugisha w'Imana tubifurije gukomera kandi tubifurije n'igihe cyose musigaje muri uyu murimo kugira ngo Imana izakomeze ibashyigikire izakomeze bane namwe izayobore intambwe zanyu murakoze cyane nanjye ndabashimiye yego rero ndumva twarangiza wenda mudusengera kugira ngo nyine turangirishe iki kiganiro cyacu iri sengesho hari abantu benshi bari mu bibazo mwagiye mwumva n'inkuru zimaze iminsi wenda zivugwa z'imiryango yagiye ibura ababo harimo n'umukozi w'Imana Pasiteri Theogene inzahuke umuryango we ukeneye gukomezwa n'abandi muri rusange ndetse no gukomeza kurushaho gusengera n'umurimo w'Imana muri rusange dukora muri ibi bihugu by'Uburayi ndumva mwarangirisha wenda isengesho iki kiganiro cyacu murakoze les enfants on va prier on va prier on va prier on va prier s'il vous plaît reste à côté reka dusenga Imana Mana ndagushimye ndaguhimbaje kubw'imbabazi zawe no kubw'urukundo rwawe no kubw'ineza yawe wagize neza mwami Imana data watugejeje kuri uno munsi hano mu Burayi tukaba tubamaze imyaka 25 isanga iyindi twari twaramaze dukorera mu bindi bice bitandukanye ariko ukaba waraturinze mu ntambara nyinshi mu bibazo by'uburyo butari bumwe ariko ukaturinda ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe wa mukunzi mwiza amen kandi ngushimiye mwami Imana data ko wampuje na Felix mwami Yesu Kristo ubu butumwa akazabugeza no ku bandi n'ahandi amen ngushimiye rero mwami Imana data ko nawe uzamufasha evangeliser le monde kandi ugakomeza nayo kuyifasha ikagera ku ntego zayo abantu bakumva ubutumwa bwiza kandi mwami bakabwumvira sabye imbaraga z'umwuka wera guherekeza ijambo ryose rivugiwe aha ngaha rikagera ku mpera y'isi kandi mwami Imana data ubyumvise ni ukuri akihanira kureka ndetse no gukomeza umurimo wawe ko kwamamaza ndagushimye rero ni ukuri ukomeze kandi ubwenge abakora uyu murimo tuzi yuko uyu murimo nawo ujya uvangirwa tukagira abanyamakuru abandi bamaze guhimba gusa abanyamakuru ni abanyamazimwe mwami Imana data tuvanemo amazimwe ushyirimo abanyamakuru b'ukuri muri uyu murimo badashaka mwami Imana data ibyo kwinezeza ahubwo bashaka ibyo kwamamaza ubutumwa bwiza urakoze rero ndagushimiye kuko wamufashije ukamugeza aha kandi mwami Imana data natwe ukaba wadufashije ukomeze kumurinda natwe turinde kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya data twese n'umwana n'umwuka wera amen amen murakoze cyane Imana ibahe